Boss, Sympathy n'abagabo be baragushaka hanze. Ni wenyine? Oya, hamwe n'abagabo be. Bangahe? Babiri. Aba ari we winjira wenyine? Yes, boss. Sawa. Salama Juda. Okay. Sawa, umuzigo wawuzanye? Okay. Umuzigo nawuzanye. Ntugire ikibazo nguyu. Sawa. Software wayizanye? Iwanjye nta kibazo, amafaranga arahari. Karibu uvuye mu mwiza. Sawa? Juda. Okay? Urabizi neza yuko gahunda yo tuzikoranye neza zigenda neza. Ariko noneho iriya software nakuzaniye. Iriya yo noneho ikora akazi kandi noneho ugiye kujya bakontorora bari abanyamiyobyabwenge bose. Urabafite pepe. Ahubwo tutizimbye mu magambo. Mpereza ka flash yikurire ariko nayiguhereza rwose uko ntabwo ugenda ibwikwime, ariko iyo urebye hano byanga bikunda, hano hari abantu badupirata kandi natwe tuba turimo guhigwa dushakishwa n'inzego z'umutekano. Rero wowe flash kuyiguha nta kibazo, umuzigo wa mbere wari umaye mbona uciyemo, ariko uyu wa kabiri simbizi, sinzi yuko wowe sibyo. Yes, iyo software wowe umaye sinzi, reka nkwe flash shirongeye kwicekinga, ariko nimbona bidashoboka wowe bidashoboka warwaye wowe giye tuzaruhanya. Reka kandi ndakubwiza ukuri, jewe ni Imana yonyine, kandi nkubwiza ukuri. Ntugire ikibazo rwose, ntugire ikibazo. Nta mishinyiko muri iyi si, urabyumva? Gusa nayiguha nzi ko umuzigo muhaye ari muzima. Umbabarire, amafaranga bahari kandi atubutse. Ikibazo si amafaranga agiye iwanjye, ikibazo nabuze umwanya kuri twakorana, kuko abantu bakeneye hano hanze ibiyobyabwenge ni benshi. Wese urambira amafaranga, wigize umereza umuzigo wewe ubura amafaranga. Urabona nubwo tuba duhigwa ntabwo mbiyobewe, ariko nawe ushatse kunzanaho ubwenge mwana simbizi. Nta kibazo, ndabona soft imaze irimo irajyaho. Ndabona kandi inuzuye, nta soft irimo irajyaho neza. Ahubwo numvaga ko nawe nta kibazo dukora neza kandi iyi soft irakora neza, ahubwo nawe wareba ko ya konti yanjye hajya uyifite. Konti yawe ndayifite, ariko bitewe n'uko n'ubu ugenda umereza izo mari zawe nanjye basima nkaziha abandi, ariko bivuze yuko hari umuntu wanyuhijeho arangije akorera amakosa, bivuze ngo nawe kukwizera bishobora kuzaza ari mbarwa, ariko kubw'izo mpamvu njyewe ntabwo naguhemukira, kuko wowe nubwo watumye uriya akamemukira kuko sinzaguhemukira. Ugomba rero kwitwara neza muri sisiteme, kuko isoko nararibonye nubwo hano hanze ubona inzego z'umutekano zakamejeje, ariko tuzajya tugerageza uko dushoboye kose tubace muri humye. kandi dore imyaka wavutse baca urumogi, wavutse baca akanyandika sizihari zibazima se. Ntuzi ikintu uvuga ni iki? Ibyo byose ni iterabwoba. Wowe uko nkeneye imari uzajya uyima. Ntugire ikibazo,
mbwiza ukuri. imari ngomba kujya nyikugezeho kuko icyo nakubwira gikomeye cyane ni uko iyi sofuti ubona yavuye ahantu hakomeye cyane kandi nanjye impamvu ni ukugira ngo ubashe kugira gute imari zawe cyangwa se no kuba wakurikirana biriya biyobyabwenge ubikurikiranye neza uri hafi yabyo kuko iyi sofuti ubwayo ibasha kureba hirya no hino ukabasha kukontorora. Dore mashini ngiye buri kimwe cyose purikasiyo za leta cyangwa se za polisi mba nabinjiye mu mabanga yose ndayafite gutya uko mbona. Urumva wowe n'abahungu banjye bose ndabizeye keretse wowe nuza kunengura kandi unenguha wowe ukanenguha ugashaka kuzana iby'iyi minsi. tuza abana bacu baracyari batoya, ibyo dukora byose turabikorera abana bacu. Nk'ubu mba ndi hano, umudamu ntabwo abaza undi, umwana ntabwo abaza undi, mba ndi bugere mu rugo akambaza raporo, yarangiza akazana amakayi akazana ibiki, ntumbaza ngo umuwaka mwarimu yaguhaye imeze iti. wowe reka nkubwire Juda, ndumva urimo uzana imikino cyane. wowe transferinga amafaranga kuko umuzigo naguhaye umeze neza cyane, ibindi byose wowe ahubwo nzi neza ko numara kubona uburyo ukora neza, nzi neza ko ahubwo uzampamagara ukanangurira icupa. Okay Juda, ndabona soft yamaze kujyaho, nizere ko nawe kandi amafaranga wamaze kuyatransferinga. ubwo rero ndagiye, ibindi bizaba ahandi. Umenye ubwenge, ugire ibanga. Buriya nubwo ugena n'abari abahungu bawe sinzi nimba bizera, njye simbizera rero. uramenye urumva, ubyumve kandi ubishyire ku mutima. Umutima niwo ureba kure kurusha amaso. uramutse ungambaniye gatuye amafaranga yanjye nayaguhaye sinabona, ntabwo wankangisha ngo uzanira imizigo, niyo wapfa we n'abandi bayizana. Yes boss. Ndagira nkubwize ukuri rero, mu bakozi banjye nizera. Yes boss. Mu bakozi banjye nizera. Yes. Wenda kwizera. Mpamvu nkwizera? Yego boss. Nuko ukiri umwana muto. Urabyumva neza? Hano hanze urabizi ko tudakunzwe. Kubw'izo mpamvu rero, ibyo ukora byose ujye ubikorana ubwenge. Yego boss. Kandi nabara mukorana utwo ngo n'abakozi banjye ntabwo mbizera. Nawe rero sasa icyo usabwa ntabwo ugomba kubizera. Ubyumva boss, kandi ntabwo nakugambaniye. Uramenye tansiyo, icyitonderwa kuzi wanjye ni ukujya ukabanza ukanshira isiri. Yes boss. Impamvu ahangaha ni iwanjye, niho famiye yanjye,
niyo mpamvu rero mba nkwizeye nkakwereka mu rugo, nta wundi ngomba kwereka. Yes boss. Urabyumva neza? Yes sir. Kugira ngo umuryango wanjye ubashe gutuza ugire n'amahoro. Kubw'izo mpamvu rero ujye ugerageza witware neza. Uranyumva? Yes boss, ndakumva. Kandi wowe nunitwara neza nzakongeza agashahara, ariko ntubibwire bari abahungu. Ntubibabwire, iryo ni isiri ntuciriye, we nzakongeza kandi gashahara. Kubw'izo mpamvu rero hita usubira inyuma kandi ujye ugenda ureba hatazagira n'umenye yuko ubuvuye hano dupanga nk'abana batoya. Mba mbakoresha iriya mirimo sinyoye yuko ari icyaha, ariko ujye wirinda. Sawa rero ngaho ibihe byiza, ijoro ryiza. Daddy. Oh no! Ako ngubu dadi ubu ngubu rero nk'ijya amazi atazana ubu nta n'ubwo aba ntankumbuye. Ako mama we. Bire. Yes boss. Byanga bikunda. Yes boss. Jye nawe hari icyo tuziranye. Bo nakubwiye yuko nubitwara neza ko nzashyiraho akantu. Ndakumva boss. Okay, ndakumva cyane. Noneho wowe rero nkubwiza uko. Yes sir. Iyo nkubona sinzi wa muntu mwari muri kumwe mavuganaga ibiki. Boss, byari gahunda y'akazi. Kandi rero urabizi yuko abakozi barahari, nuza n'umutwe muremure toka ndagukimbiza byihuse. Wowe biti kusige witwara nabi singuyemba ntabwo wishima. Boss, ndishima ariko gusa dukoma gushama umuhanda. Ni mugire vuba vuba kuko byanga bikunda ibyo dukora urabizi ko birunyejwe n'amategeko. Bo byanga bikunda kandi iyi boro urabizi ko ibikenewe muri laboratoire tugiye kugura. Ibikenewe ku isoko mu barambaza nkabura icyo nsubiza. Narangiza nababaza mwese mukazana ubugoryi. Wowe byanga bikunda nutikosora ndakwereka ukuntu gahunda igiye gupangwa nawe. Yes. Aha wowe. Yes boss. Ibyo nakubwira urabizi ko nakwizera umwana w'umuntu. Yes boss. Okay, nabizi kandi ndemeranya ko nzakorana nawe neza. Nta muntu ushobora gukora itego ndi imbere yawe. Ejo bundi uriya mutipe ko yaje arimo kurunguruka, nta kintu wamubwiye? Uriya we nta kibazo. Ibyo dukora byose tubikoresha ubwenge. Yes. Hano ntabwo twizewe. Nubwo nabashoboye gukina kano gakino mutamenyereye ko gucuruza ibiyobyabwenge, nkuko mbikuramo ubugati kandi nawe nzakwereka ukuntu uzabigenza. Bibwire bagenzi ba namwe mukore mutere imbere. Nabonye wanjye se umuryango wanjye nabonye ukuntu umeze neza. Yes boss. Wabonye igipangu nujuje? Yes boss. Buriya rero byanga bikunda nuko ndashirutse ubwoba n'ubundi hano muri isi udakoze uratinya gupfa se. Ubukoze uzapfa, ubudakoze uzapfa. Mu gihe ugifite imbaraga rero zikoreshe. Ntabwo abantu bose bakorera ibijyanye n'amategeko ya leta ngo bazageraho bagomba kugera. Basore banjye kumva boss, murabizi agakino tugiye gukina. Muranyumva neza? Tugiye kugurana umuzigo. Ikosa mutagomba gukora nuko mwese mugomba gucunga neza, cyane cyane ko uriya musezi tugiye kugurana imari afite abakozi batoroshye no gupfa mwapfa. Muranyumva neza? Nizere ko nabatoje hari imikino cyangwa na mbere tugiye gukora. Nta kosa rigomba gukorwa, nta kurangara atadutwara imari. Uranyumva? Mwese mugomba kuba tayari. Mwese sinabigishije. Nizere ko akazi tugiye gukora kari bugende neza. Sawa rero ni gahunda.
Sympathy imari hehe? imari irahari, amafaranga se urayafite? Imari zanjye ubu se kadatebuka ngo ambwire ampa amakuru nyayo yamemukiye. Ntabwo mbyumva nta nubwo nanabitekereza. Ntabwo byumvikana kabisa. Hariya harimo amamiliyoni menshi. Ubu se kweri ubu se kari he? Ndagerageza kumuhamagara reka data ntakagambanye. Uretse gato ariko uretse gato ntabwo mbyumva simbyumva. Ugeze hehe kutaza? Urabona nkomeza kugutegereza, akazi karakunaniye, sinzi impamvu rwose. Mana we uyu mwaka ntabwo nzigera mwibagirwa n'umunsi n'umwe. Ibikozi byanjye byose by'ibicucu by'ibigoryi, nkagira n'uriya mukozi wanjye ngo ni maneko usuba mariki. Ubu se aracyari hehe? Urafite gahunda? Uramunagira gahunda? Ziradiru zose niwe kuba yarabifitemo uruhare. Niwe wa mukobwa niwe. Ni gute badufata bakadutesha umuzigo? Kuki utaje kumpereza amakuru hakiri kare? Byatewe n'iki? Mva boss, ntundenganye mani. Nanjye nabuze uburyo mbigenza. Nawe urabizi ko polisi utapfa kuyinjira fo. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko badusaka amatelefone yanjye barayatwara, mbura ukuntu mbigenza ngo nkurabure. Ahubwo ubu bashaka ko abana nkurikiranye inyuma. Tugomba no kwirinda tukashaka n'uburyo twabigenza tukava hano hakiri kare. Okay. Nimba uko byagenze polisi ikaba yatuvumbuye, ahubwo dushaka ukuntu tuva hano, polisi itaraza kudusanga hano. Mugire vuba tugende. ndakubona kindi nawe ntuzaniye ya raporo ya bya biyobyabwenge twari dufashe nimugoroba. ngo wicaye yanze ndebe. Ibi byose ni make abantu b'ibiyobyabwenge kigaragara wakoze akazi keza. Bisa niba dufashe miliyoni 10 z'ibiyobyabwenge, ntabwo tugabanyije abantu bari gukoresha ibiyobyabwenge, sibyo? Aka niho gatonyanga mu nyanja. Mu by'ukuri nshimye kwitanga kwawe, sibyo? Kandi koko umupolisi mwiza agomba guharanira inyungu z'abaturage, sibyo? Wakoze kabisa.
kuko turacyafite byinshi byo gukurikirana sibyo harimo abana ba Juda urabona ibiyobyabwenge twafashe ibiyobyabwenge ntabwo twafashe ba nyirabyo dukeneye none kuba dufite ba nyirabyo uri kunywa dear friend koze afana akumva kimwe ubwo dufashe ibiyobyabwenge yego namenya amakuru neza ko hari abandi bantu bakorana bari gukorana mu biyobyabwenge rero nifuzaga yuko yego washaka undi muntu ukurikirana iki kirego nanjye nkaguma mu kazi kanje kumaneka reka nze mbyigaho ushakire umuntu ukomeza gukurikirana icyo kirego we ngaho ukomeza akazi kawe nta kibazo yes iminsi yari ibaye myinshi ariko buriya amezi angahe yose se yarashize 3 ni menshi ni none hari menshi igihe nagutekerezaga wumva sinzi ukuntu muri ngiye ndimo ndafiringa urukundo none usigamo amagara nijoro ndyamye baba mana nyagasani ako warambeshe nakubeshye nshaka akantu ukuntu ujya undirimbira nijoro nshaka kundirimbira wow reka nze muririmbire mukunzi wanjye unyitaho ntekereje aho wansize ko wansize mu icumbi uri mwiza usa nk'inyambo ufite agakara keza kari natirere shashira urakoze usa ni mwiza cyane uri mwiza pe si ukubeshya mba nkutatse nzagushakira umusizi ko ntazagusigera ahubwo azakunsigira mu mutima wanjye ase nawe ujya ubibona ko uri mwiza kuyasha ntabwo mbibona ariko wasanga ariyo mpamvu wankunda si bya siyo mpamvu ndagukunda mana we niyo mpamvu wankunda ndagukunda mana we karame nshaka kugutaba ikintu kimwe wandirimbiye nanyuzwe ariko hari ikintu kimwe nshaka kugusaba sheri ndenda kujya hanze kwiga ndenda kujya hanze kwiga ndagira ngo umusezeranye ntihazajye umuhungu ugushuka hanze ahangaha hari abahungu yego ntabwo turi beza ariko ntihazagire umuhungu ugushuka yego ubwiza bwawe ntabwo bubonwa nanjye njyenyine ariko zankunde njyenyine kandi ndagukunda pe sibyo use nkwite hano Sheri, I love you. Me too, nanjye love you. Sheri, uranyemereye ntabwo uzampemukira ndagusezeranya ntabwo nzabikora ntabwo nzabikora urumva nzaguma nigengesere urabivuga urabizi urabona iyo igira imaze guterwa ujya ugenda wigengesere nugenda mu muhanda baba mana nyagasani we umva mbese sinabona uko nabivuga ariko sheri mfite ikibazo wowe se nugenda ukabona undi mukobwa njye umva nkimara kukubona narifashe burundu narifashe ku buryo ubu ngubu nta n'umukobwa nshobora kubona mu muhanda ngo numve nahindukira ni wowe wenyine nirebera urakoze mama thank you ndagukunda nanjye ndagukunda basi ikintu cyazagushimisha nazakuzanira n'inkingi ngiye wumva chocolate urumva ariko cyari hari amakanzu nabonye meza agezweho nayo uzayinzane nziza y'umukara
ikanzu yo mu mahanga iba imeze neza. Yego nyine nanjye niyo nshaka. Gusa ikimbabaje nuko ngiye kuzasiga agatima kanjye. Oya. Ndetse suzagaruka. Ko no gutara ubumenyi sheri. Nta kibazo ariko nyine nagaruka. Sheri, ikintu ngiye kugusezeranya. Nindamuka ngarutse. Nzahita nkwambika impeta y'urudashira. Igihe byose. Urabeshya. Ubwo se gihamya ni iyi? Gihamya nuko nkukunda n'umutima wanjye. Njyewe imbere hanjye hagomba kubikwereka. Ntabwo wishimye? Ndishimye. Erega nawe gutandukana n'umuntu ukunda biragoye, ariko nyine urumva nyine mu mukoro nzabyakira. Ansabye gihamya ndayifite. Ndagira ngo usezeranye yuko ngomba kukuzirikira mu mutima wanjye, ntihazajye n'umuntu n'umwe ukuzikura. Narebye zino ntoki zawe mpita mbitekereza. Wow. Sérieux. Ubundi ibyo nabigishe bimaze iki? Muri aho ngaho imitwe nk'iyi mwese nta muntu ushobora gutekereza uburyo imari yacu igomba kugaruka. Ibyo byose birambabaza iyo mbabonye. Mbahemba y'ubusa. Njiga. Yes boss. Ibitekerezo byawe nawe sinzi niwe nari narizeye. Ni no gukoresha ikiriyo. Asenzi gusa dukorana. Mubu nkawe kwe. Iminsi yose wakonje ngo ugende agahinda gusa. Ndabahemba y'iki? Imari ishobora kuva. Niko kira kibipira ngo hagwaye konje uragenda ugumayo waruzi yuko bizagenda biti imari yanjye barayitwaye. Iminsi yose waruri bose nukumbabarira nageze mu rugo sanga bwiye yararembye nabuze uko ngira nyine mbanza kumurwaza. Umva sha business zanjye kuzivanga n'ibibazo by'umuryango wawe ibyo ntago ari byo. Nibiba ngombwa naso yapfukaza ugakomeza akazi, ni nayo mpamvu ibi byose byabaye. Sinjye nguhemba, ugomba kumenya ko ari jyewe so cyangwa nyoko. Urayumva neza? Nibyo kumbwira ngo yararwaye yapfa
kuko nawe aka kanya ugiye gupfa. Uranyumva neza? Njiga, uyu musenzi tugomba kumuha ibyo akwiye. Mufata umuzane hano tumurangize. Boss, njye sinanacyizera. Tukibabaza imari yacu igenda biki gisebe cyacu kigaherayo. Gusa nyine mushaka kumubabaza. Njiga, icyo ntakeneye n'ibimenyetso. Mukureho umwana. Bodyguard. Yes boss. Murabibonye? Mu by'ukuri njye nta santima. Mwakagombye gutekereza aka kanya. Muranyumva? Yes boss. Mugatekerezaho imari yava. Kuko sinayihomba gute. Mukora ikosa. Mwese mugomba gushya nkuko yahiye. Uriya nawe yari umukozi wanjye. Muranyumva? Yes boss. Mutekereze cyane icyo twakora kugira ngo tugarure imari. Yes boss. Hariya hari amafaranga menshi. Ikihe gitekerezo? Boss, tudafite umukobwa. Uriya mukobwa we yatugeza ku mari yacu. Uzi ko icyo gitekerezo ari cyo? Tugomba gushimuta uriya mukobwa. Sasa rero, Yes. tubigire vuba vuba. Nta mikino. Tugende. Nese sister urashaka nde? Ndashakaga GM. Okay, sawa uranga kanze mubwire. Akushashiri aba ahantu heza. Boss, hari icyana kiri hanze kiragushaka bye. Kimubwire yinjire.
meza. Iyo nakuze. Meza. Nambaye neza. Neza se wowe. Shaka ko nzifashe neza. wambwiye ngo hari umuti cyangwa urimo urakwigisha umva umutwe uba wenda kumeneka nagakore ko umutwe uba wenda kumeneka ariko ese bizarangira. nishimiye kubona usuye utaha ni njyewe sibyo se azaga hari ibyo nanone harakubwa biza hari umupapa nzi musa fotokopi neza ariko nyine ariko ngira abantu gusa ariko murasa niba ari mufite icyo mupfana sinzi waza kunsobanurira nyine wabajije ababyeyi shamana ni byiza ko bimbajije umva ntabwo mbizi pe gusa nibumenya nzakubwira sheri biba bikwiye kugira ngo ubashe kumenya icyo umubyeyi wawe akora ni byiza nzakubwira ahubwo urumva nyine nkiza hano nari mvuye ku ishuri ndabanza ndebe ko hari musuhuze nanjye ndakubanyereka njyewe bonke Yes boss. zana ya baga Yego. urakoze bye Uzagaruke. rero dutashye nyine uyu munsi bagiye no kuma ka jezi kandi wari uyifite ariko ubutaha mugaruka nzagaruka nasubirwa
mami uri ku meza mukorere icyayi aya mama ayikorera sha mama uzi ukuntu uriya mukozi yatindaga kuduhereza icyayi ariko mama njye mfite ikibazo reka mubwire sibyo uba ubona papa dukunda gute se mwana wa none se mama wowe uba ubona papa dukunda uzi yuko nk'iyo atashye ntashobora kudusuhuza rimwe na rimwe ubundi ubona atatwitayeho noneho nko ku ishuri nta na rimwe araza nkareba nk'abasundi papa arankunda cyane mama gusa wenyine nkunda mama urumva ku ishuri nyine ugasanga abana barabereka urukundo wabatuma ababyeyi ejo hakaza mama wabo cyangwa hakaza papa wabo ariko icy'ingenzi ni iki ndashaka kukubaza papa wanjye akora iki uyu munsi ariko se tesi ibintu ambajije byaba ari ukuri ariko se kuki Tracy abashije kuba yatekereza mbere yuko njye mbitekereza umwana wanjye azi ubwenge ariko se Tracy ko mbajije kuriya uriya atari se umunsi azamenya yuko atari se nzabigenza ute yewe ibi bintu ngomba kubyigaho nkareba icyo gukora gusa se ariko se ubundi se wa Tracy akora iki ndaza kumubaza Tracy mwana wanjye rero humura ahitaho kandi ngenda gukunda ariko icyo kibazo mbajije ndaza kubaza papa wawe nzaguha igisubizo sha mama nyine ntuzambeshye uze kumubaza humura ntabwo nzakubeshya mwana wawe humura rwose ndagukunda mwana wawe ni ukuri nzakoresha uko nshoboye ngushimisha uko mbishoboye sha mama kandi abizi kutagira intego ugomba kubibaza ukagira nzabikubwira pe nzabikubwira humura munywa agacyayi reka dore ugiye kuzacikamo
sushi. Maturesi. Ute. Maturesi. Karame. Ntabwo yabyibushye. Byoroshye. Kiramo kiri ko tuzabona. Njya mu kazi mu gitondo. Ako Patrice, reba isaha utahiye, Patrice aba yaryamye, ariko hari n'ikindi kibazo nshaka kukubaza. Kumva? Ikibazo nshaka kukubaza, si njye njyenyine ugifite. Patrice niwe wakimbajije, nanjye ndashaka kukikubaza. Ariko ubundi ukora iki? Yes, Maturesi. Nkurikije ibintu mbwiye, ibyo byose byanga bikunda. Hano hanze hari abantu bafite ibibazo kukurusha. Wowe ubwawe rero reka nkubwize ukuri, ikibazo ufite ni zero. Kuko nshingiye hano mu rugo rwanjye nta muntu ukoresha uko ashoboye nkanjye ngo mahe urugo rwanjye yaba ari ikibazo cya Patrice. Ni umurengwe. Hari abandi bana bigana, nawe ubwawe muri sosiyete hanze ubaye neza, urisiga, urarya, sitoke iruzuye, wowe ubwawe urambaza ibibazo bipfuye. Kubera iki? Ubu isaha nakakira n'abandi bambaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, ariko nabirengagije. Ariko kubw'izo mpamvu wowe ubwawe ngiye kukwigaho tansiyo. Ujye umbaza ikibazo kiri seriye, ntukambaza ibibazo bipfuye. Uranyumva? Tansiyo rero. Tebuka ndi hano ku gipangu iwanyu. Ihute. Sawa. Urabizi ndagukunda. Nzemera ntabwo ubuzima bwanjye kubera wowe. Tracy, namaze kumenya amakuru atari meza y'uko papa wawe akorana n'abagabo bacuruza ibiyobyabwenge. Papa wanjye? Tracy, ikibimpamiriza neza akorana na Garafurere. Jiye, ibyo bintu uvuga nibyo? Papa wanjye akorana n'abantu bacuruza ibiyobyabwenge? Tracy, nibyo? Papa wanjye? Oya, sigaho kurira. Umenye ko naje hano nishe. Ntabwo papa wanjye ibyo ntiyabikora. Mana we. Tracy,
nje hano kugira ngo tujye inama y'ikintu tugomba gukora. Urimo uranyumva? Ntabwo nje hano kugira ngo ngewe undirire. Tracy, wabizi turakunda, sibyo? Papa wawe afite gihamya yuko acuruza ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu rero ngomba kugucunga no kwiga nabireka, ariko ngewe nkagomeza nkacunga umutekano wawe. Tracy, neza amatwi. Niyo mpamvu rero nanjye ngomba gucunga umutekano wawe. Urimo uranyumva? Ntabwo nkiryama, ahubwo Tracy reka ngende, urumva? Ariko ubane n'umuntu umuzi, sibyo? Saa tuzatuvugana kuri phone. tuganirize sibyo se shashiri sawa rero ngaho ndabona amakuru neza. aha sa nyine ejo ndi namuherekeje haciyeho nk'iminsi ibiri wiyitiriye muri Amerika yarigenda ariko ushaka ndamukumbuye none se ubwo ufite ikihe cyizere ko azagaruka mu ubwo urumva nta cyizere ndiho ariko wahora ni iki atari wowe mwiza wenyine kuri iyi si byihorera akuzi ko yasize amporopoje narabyumvise mushiti wacu yarabimbwiye ngahe seko mbona ukomeze neza shameze neza ndabona usaraye ukuntu kandi tumaze iminsi dufite izuba shamba nyine ni ukwaka umukumbura nase urukumbuzi ntabwo uzi ukuntu rumera ndabyumva akabona umukunda mugenda nayize ukunda fata ubwo se ushatse kuvuga ko bitarakubaho ubwo nakubwira umuntu nkasusarara nkawe aya nuko atari wowe ntabwo byavamo ariko yesi ejo bundi azagaruka nyine ni byiza ndabyumva ko bazagaruka ariko jya uzirikana ko atari wowe wenyine ukumva hano yego ndusha ubwiza ariko runaka ntabwo umurusha ubwiza yego nahura n'umuzungu urabizi abazungu nyine ntabyo gutinza muntu ukwirekura urabazi sinzi wowe nabo ntawamenya mwana we cyane uriya mungu ntabwo yanciye anaciye inyuma urumva kubera ukuntu ankunda nyine ubwo byaba byamuciye ubwo se bivuze ugendetse sha yasibye fiyansaye kandi ndamwizera muri make fiyansaye n'umugore wo mu bana cyangwa se umugabo muratandukana nta nzi fiyansaye cyane nyine ntabwo
ariko ndahamanya neza n'umutima wanjye yuko atazanengura. Sha mana mva wakoze kunsura. Nari mukumbuye dore mba niyigomwa kandi nyine nkaza kwiba mushiki wacu. Mva harya amakuru yacyasine. Cyasine yararembye nta nubwo uheruka no kudusura nawe rero usigaye uri umwana mubi. Kabone na fiyanse wawe yaragusize. Niwe wakugumanaga. Sha byihorera uze kumuha pole. Yararembye urabizi ko twahoranaga ariko ubu urabona ko ndi njyenyine twabaga tumeze nk'impanga nyine. Uze kumera ko ntabwo kwanga kuza kubasura. Papa wanjye ntabwo aba ahari, mama wanjye nawe aba ari gakeya. Sha nzamusura. Azamusure burije nkeneye gutaha. Urabizi mu rugo ni nkaho mba ndi njyenyine. Ababyeyi ntabwo umubyeyi ajya mu gikoni umukobwa nkanjye mpari. Urabizi nawe bikubaho cyane Mary ntabwo yajya mu gikoni wicaye hano muri salo. Nanjye ngomba gutaha urabona ko bwije saa 12 zarenze. Urakoze. Ahubwo we ni amakuru ufite. Ejo bundi mu kwezi kwa 7 nzabatumira mu bukwe muze mu nyambarire umva bizaba ari ibirori. Urumva nyine nkatwe nk'inshuti zawe ntabwo twabura. Umva cyane rwose. Tracy rero ngomba gutaha nagusuye abutaha n'uwo ariko byazaba byiza uje vuba gusura mushiki wacu. Shamana reka ngo yeki kandi urakoze cyane cyane ariko baranyita. Oya ntacyo bagutwara. Nababwiye ko dufite meeting muri iki gitondo. Dufite ikirego hano cy'abantu bari gucuruza ibiyobyabwenge. Niwo bita Juda. Juda ntabwo akora wenyine mu by'ukuri. Afite n'abo bari gukorana ariko target cyangwa igipimo dufite twakarebye kuri Juda cyane. Musome murebe ariko ni ukuvuga ngo ibyo byose tugomba guhangana n'ibibazo. Buriya ikibazo kibaye nitwe tuba dufite ingamba zikomeye kuba twahangana n'ikibazo, sibyo? Bikumvikana? Yes sir. Murebe kandi koko tugerageze ibi bintu tubikemure hakiri kare bitarafata indi ntera, sibyo? Yes sir. Kandi izo ni inshingano zanyu cyane. Neza fande ko iki kirego kigaragara ko gikomeye tuzagishobora twenyine. Muravuga ikibazo cyakomeye ni ntacyo muzi. Noneho muri ino sitasiyo dufitemo n'abagambanyi. Urumva ko aribwo niho ikibazo kinakomeye birenze, sibyo? Niba ubwacu tutari kwizerana urumva ko ikibazo aribwo gikomeye cyane. Niyo mpamvu mubona nkoze inama y'abantu babiri nimwe mbashije kwizera. Niyo mpamvu ndimo ndagira ngo tugerageze dukavaringa ibibazo dufitemo bamaniye ku benshi, ariko ndizera neza ntashidikanya ko nk'imwe bapolisi nzi neza ko iki kirego tugomba kugiha mukagikora kuko ni mwebwe bizewe.
sibyo? Reka buriya umupolisi mwiza akora inshingano ze akagaragaza n'ibyo ashoboye, ntabwo uzajya hariya ngo umupolisi gusa nta kintu akora. Niyo mpamvu ari zisana bahaye icyo kirego, tugomba kugikora tugashyira imbaraga zacu tutitaye bamanika ubusa twaba dufite. Ndiyo afande ku nyunganizi nari mfite, urabizi ejo bundi hari ibiyobyabwenge twigeze gufata, kokayine. ndabyibuka. Rero kubw'urukundo dufitiye igihugu cyacu nta cyaduhagarika gufata abanyabiyobyabwenge. Afande, kubw'inyunganizi ya mugenzi wanjye ndumva nsubiye mu rugo w'akazi, ahubwo ndumva twaza kuri iyo misiyo hakiri kare kugira ngo kumenya ibiyobyabwenge. Urumva ni byiza kabisa, mwahita mufata mugatangira guhangana n'abo bantu, umwanzuro wo guhangana nabo kuko birakwiye, ejo tutazasanga byamaze kuba byafashe indi ntera ikomeye cyane ugasanga babaye benshi. Igiti ubundi ukirandura kikiri. nkoreka cyayi sibyo? Ndaje. Hello? Mwamubonye? Umva, nakubwiye yuko ugomba gukoresha uko ushoboye kose. Muri iyi si usibye umutima wawe wonyine wagomba kwizera, nta muntu ugomba kwizera, ni wowe ugomba kwizera umutima wawe. Kubw'izo mpamvu rero bwira umuhungu muhitemo mumukoda hose mu mugadinga hose mumufate n'abacike, byanga bikunda mwebwe mumufate, sinshaka kumubona ari muzima, umutwe muwunzanire muwukate, kandi umuntu uri bubikore byanga bikunda ndamwongeza umushahara vuba vuba kandi nguki ndabyumva byumbwira, byanga bikuna numbwire nuzaneho impamvu icyuma we ibyo nabahaye byagenze. Kadogo akubwira gute? Bwira bire ari hehe? Bire bite hitubahereza ibikoresho cyangwa nawe yobora iki gikorwa gikiyobore byinguta, kandi ashaka raporo nziza mu nsange hahandi ku kiraro byihuse vuba vuba. Watosi nk'ubu wagaze hano ukora iki? Uratinyuka wowe ukanyumviriza? ntacyo numvisha. Wari uhagaze ukora iki se? Ameza harurahazi, wari usohoye ukizanye gukora iki? Nakubwiye ngo uzane icyayi hano hanze. ntacyo numvisha. Mba kubwira wa mugore we wanyumvirije? ntacyo numvisha. Ngira ngo ubwize ukuri. Nukuri ntacyo ubwenge wowe sha. ntacyo numvisha. Wowe
uratinyuka ukanyumviriza ni ukuri ntacyo nakoze, buri kimwe cyose naragikoze. Ndahaha urarya, umwana wawe Tracy naragerageje ariga, ntacyo nagize ngo wishime, buri kimwe cyose ndagira kubwiza ukuri. N'ubundi reka mwishuri ibanga, wari ubizi impamvu nishe papa Tracy? Wari uyizi? Kubwiza impamvu yose wowe ariko utazi, ngiye kukikwereka. Kubwiza impamvu wihangane, twabanye neza ariko Mama Tracy. Halo afana. Halo. Ni Kim. Cya gipimo cyacu barakijyanye. Baramushimusa Tracy. Kim, umukobwa wacikata ibyo bintu koko, ibyo bintu ni ibiki? Kim. Ibi ni ibiki umbwiye Kim we? Umukobwa wacikata. Kandi aricyo gipimo twe dufite kiri butugeze kuri Yuda. Umva Kim. Ibyo bintu bikurikirana neza, kurikirana amakuru umenye aho hantu bajyanye umukobwa Kim. Gira vuba. Aducitse ntabwo dushobora kuzamenya neza irengero rya biriya bisambo. Gerageza. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell. Kra, ko umuntu uje ufite ubwoba wabaye iki? Cyasine, ntabwo wabyumva. Trace, Cyasine, bamushimuse. Mbwira tubigenze gute? Ubu se turakora iki koko? Ikibabaje ni uko Ndashari badahari. Yaragiye umusaza abimenya gute? Ubu se turakora iki? Basi reka dushaka uburyo twagize amakuru kuri GM, sibyo? Ntabwo biri bworohe, tugerageze. Nta mafaranga menshi kandi nta kazi ngira, nawe ubwawe nakugera. Turashaka n'uwo tuguze amafaranga, ndakwinginze. Urabizi iwacu ntabwo turi abakire ku buryo bayampa. Kurukuririra mu muhanda.
Wendo. Garuka hano. Yemwe ba. Muze hano. Abana. Ntabonye banyuze hano birukanka. Naba tubonye. Naba tubonye. Naba tubonye. Naba tubonye. Sana kuba twijamba. Gicucu. Ko wambwiye ngo banyuze hano. Bari hehe? Turiza tuyisanga mu muhanda. Ngiye boss, ngiye nari nzi ko rwose baciyanga. Nago wandenganya rwose. Mbese mbwire niba akazi kakunaniye. Ngiye rwose boss, ngiye rwose nari nzi ko baciya kuko rwose nago wandenganya. Boss ariko rwose ihangane rwose ariko twebe turabafata rwose. Turababona. Turababona rwose. Boss turababona. Ugomba kubyishyura kuko uriya nese uramusenze gusa ariko ntabwo nzi aranyitiranya urabyumva neza bodyguard. Yes boss. Uyu musenze mumwiteho. Yes. Nta kindi kintu wongera kuvugana nawe. Yego boss. Ibintu by'imikino agira niyo we niko kanguka nta mikino ugiye mfite uranyumva neza n'umuginga mufasha arimo arafotora hano sinzi ibyo yafotoraga. We wafotoraga ibiki wowe? Wafotoraga ibiki wowe? Bose ubu tugikorera iki kigingara ntibishoboka mugafashe gafotora numukanzanira hano nta rindi kosa ubundi yafotoraga mureba hehe niko ntabwo muzi akazi murimo mukanzanira hano vuba vuba. Rengi telefone kwa kaza gado. Ndio kwa wafotoraga ibiki? Wafotoraga ibiki wowe?
uzi ko ibyo twakoraga byose kabibonye kabifotoye boss mereza icyo gikoresho nkwereke asoni niko ibi byose wabikoraga kubera iki gicucu ukwiye gupfa umva murabona yuko amakosa atangiye kugenda aza murabyumva yesa ibyo byose turabyumva nta yindi mistake yongera kuba sasa rero mufata uno mupfu mumujyana aho abandi tubashyira murabizi ko nta mikino muranyumva neza Boss, iki ni igiki? Tracy, humura aho uri hose ndagutabara. Ngomba kwihorera. Byanga bikunda. Gicucu urimo urasakuza. Abasore banjye bose babamaze kubera wowe. Nkuko oya
cece kuzibe ko byose byabaye kubera wowe na so babigingamo. Uyu munsi ubaye wa kabiri tukikoreye ukongera kuzana ikosa na rimwe ndahita nkwica. Uranyumva neza? Ufunga umunwa. Tracy! Wewe unachimsisha wewe wajiye. Mwana wewe. Mwana wewe. Siri wewe bana chimu. Tracy, humura ndahari. Kana kubwiye ko nzitanga ku bwawe. Tracy, ndagukunda urabizi. Bana haraza arinde kubabara. Wimufate neza. Nta kibazo. Halo? GM niwe tuvugana? Namaze kumenya yuko umukobwa wanjye ari wo mufite. Sinzi rero icyatumye ukora amafuti nkayo ngayo. Mujye mubanza mubaze, mumenye amakuru. Icyo wifuza ni igiki? Wowe bari ukimbwire turi kumwe umukobwa wanjye munzanira ahangaha. Cyangwa nkubwize ukuri. Giye mu buzima bwanjye nta muntu nizera, nawe uze witonze. Uwo mukobwa nta rukundo mufitiye, nimba ushaka no kumenya ibindi birenze kuri ibyo. Papa we na nyina n'igihe barangije. Uwo mukobwa rero mu myaka 25 mureze hari icyo namushakagaho. Namushaka kansinyira umutungo nkawegukana. Ebimenye nose urankura iki bimenye nini? Aha, good, ubwo bimenye rero ni byiza. Munzanire wowe uzumbwira icyo ushaka kandi bitabaye byo ngibyo. Aho utuye ndahazi, naho urya n'icyumba uryamamo ndakizi. Bitabaye ibyo ngibyo. Ndakubikana n'umuryango wawe si ubwa mbere n'ubwa kabiri. Urabyumva? Ntago ari iby'iterabwoba ubaza amateka yanjye yewe nta bintu byinshi. Wese ntutera ubwoba nkandi wowe. Mbwira ko ari byo, amagambo nabi, hari yego hari na oya. Sawa rero ndagutegereje, tebuka kandi utaninza mba mfite gahunda nyinshi. Sawa. Hala? Cynthia? Uri he none? None hanga hari umutangabuhamya uvuye kuri sitasiyo aduha amakuru ko bagiye gucika. Ihute mumfate
mumufate none ajyana reka nze nguhe nimero ze ujyane nawe uhita ugenda mumufate none ahave mumuzanire vuba vuba sawa. cya kiginga ngo ninjiga ubuse cyagiye abo bodyguard banjye bose ni ibicucu kakagabo kamere nabi karanyica ariko nanjye turahangana nta mikino iki cyokere kambijije karabeshya Mufasha ibyimbunda bivanemo uze duhangane. Ini polis
witwa Juda. Weka hapo hasi amaboko hejuru.